Hello guys, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ku Nkomangiro TV, ahantu uri hagiye hatandukanye, haba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Wumve ko nguhereje ikaze, wumve wisanga. Nizere ko rero mumeze neza, twari dukumburanye. Nizere ko mumeze neza. Abatameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Ejo bizemera, ejo bizakunda. Ntugacike intege. Uyu munsi bishobora kuba byanze pe. Uyu munsi ushobora kuba uri muri ntibishoboka. Ariko ejo hawe harahari, birashoboka. Birakunda, biremera. Icy'ingenzi ni uko ugihumeka burya. Uriya umuntu wese uhumeka aba ari umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Nibura uriya warangije kuvamo umwuka wenyine ntacyo aba akiteze, sibyo? Ntabwo aba azi ngo ejo bizagenda gute, ejo nzajya he, biba byarangiye. Ariko wowe ukiri kuri uyu mubumbe birakunda, birakunda. Icyo ngomba kukubwira ni ukuzajya wiyakira, sibyo? Umenye ko ibyiza n'ibibi ariyo ndyo yuzuye y'umuntu wese uba kuri uyu mubumbe. Isi yamanukiwe n'umubi, nkunda kubibabwira. Nuko rero ujye utuza kandi twibuke ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ku bantu bakunda Yesu, ku bantu bizera Yesu, mumusanga arabaruhura. Ntananirwa, ntashengurwa n'ibiturushya twebwe, ahubwo araturarikira kuvuga ngo nimuze munsange ndabaruhura. Imana ibidufashemo cyane. Kuri uyu munsi rero hari abantu banyandikiye barambwira ngo waza tubwiye ukatuganirira ku muti dushobora kwifashisha igihe twarwaye mu matwi, umuhaha, igihe amatwi y'abana yabajengereje. Ugutwi kurababaza, umuntu utarakurwara ntabwo ushobora kubimubwira ngo abyumve. Birakujena, uzumve hagiyemo n'akantu, uba wumva ingoma z'ababyinnyi bose z'amatorero yose zakoraniye mu gutwi kwawe. Rero hari n'abandi baba badafite umuhaha ariko bakumva utuntu dusamira ngo bakumva utuntu nyine nk'utwo ngo, cyangwa abandi bakajya bambwira ngo bumva injereri cyangwa bakumva ibintu bikubita mu matwi yabo. Ndi hano rero kugira ngo nkubwire ibyo ushobora kwifashisha kugira ngo utandukane no kuribwa mu gutwi, kugira ngo utabare umwana uriwe mu gutwi. Ashobora kuribwa mu gutwi nijoro utabibona ukuntu umujyana kwa muganga. Wakora iki? Kurikira rero. Rero ikintu mbanje kukubwira ni uko mu bimera Imana yashyizemo ibanga rikomeye, ibanga abantu benshi batazi, byicwa no kutabimenya. Ariko wowe wamaze gusobanukirwa n'ibanga ry'ibimera, ndagira ngo ngutangarize ko gukoresha ibimera cyane ni umuti mwiza. Nababwiye ko bidahita bikora ako kanya nk'imiti ya kizungu, oya, ahubwo etape par etape birakunda, birakora. Niba rero ujya wibaza ngo mbese ngo ko nkoresheje ibintu iminsi 7 bikaba bitankiza cyangwa se bikaba, utagira ngo nkubwire uri kurekera imiti kandi wari uri mu nzira zo gukira. Nababwiye ko abantu mukunda kunkurikira ntabwo bikuyeho kugomba kujya kwa muganga, ko hari n'abantu munyandikira kuri WhatsApp cyangwa se mukanyandikira inbox, noneho nko kuri TikTok ugasanga muranyandikira inbox, nkakubaza ngo mbese wagiye kwa muganga? Oya, ibyo bintu ntabwo ari sawa. Njyewe ugomba kujya kwa muganga ukabanza ukamenya ibi n'ibi. Nk'umuntu uza akambwira ati kwa muganga byaranze, hanyuma rero reka tureke Yesu nanone akorere mu bimera turebe icyo bitanga. Kandi hari imisaruro, ubuhamya mwarabubonye. Nawe utarabutanga ukaza cyangwa kubumpera inbox, kariya kantu ntabwo ari keza. Ni byiza buri inbox ujya ucamo uje kungurira akantu, sibyo? Abakaguze kandi ndabashimiye, nge ndanyurwa. Rero ujya uca inbox uje kumbwira ibintu nyine ngufasha, ariko nibigukundira ngwino ubivuge ku karubanda, cyangwa nzajye mbahamagara muze kuri kamera uzubwira abantu imirimo n'ibitangaza Imana yakoze biturutse hehe? Mu bimera, mu byaremwe, sibyo? Bituma umuntu agira courage. Nawe se urabimbwira inbox nkaza nkabivuga. Muribuka ko mwese ntago abantu bose bandeba ntabwo ari uko bankunda, sibyo?
Niyo mpamvu rero mwa bantu mwe niba mu nkunda mukaba mwaragira ubuntu n'ibyo nababwiye mujye muza mutanga ubuhamya na ba bandi batemera bemere sibyo. Hari umuntu wansekeje yarambwiye ngo ngo nakoresheje umuti ngo shango naragupingaga ngo naragupingaga ngo ariko ngo nkoresha umuti wawe ngo mu bintu byo gukina ngo none ngo naremeye ngo narayamanitse. Yesu azabaza n'abari kure bose sibyo. Ngewe ikintu nifuza nuko mugira ubuzima bwiza, ikintu nifuza nuko mugira ingo zinezerewe. Turabiziranyeho inbox, ntago njya nkora video y'uyu muti. Akenshi tuzi twawise kuvomesha. Iyo uvomesheje ukaza ukabimbwira muri inbox yego da ukanangurana n'iyo fanta, ariko ntuze kubwira abandi ngo byaremeye nabo bagire courage rega baze bambaze. Ubwo urumva ubudahemuka. So rero ntago bijenanye. None se niyo umwana yasoma comment akavuga kuvomesha ntago yamenye ibyo ari byo. Rero mwa bantu mwe muze mubivuge, abandi muze muvuge ukuntu mwakize ibibyimba, muze muvuge ukuntu amenyo yanyu yabaye umweru, muze mutubwire ukuntu amaso yanyu yatukuraga ubu yabaye umweru, muze mutubwire uburyo ki amenyo yanyu yacukukaga bikemera. Nibwo bidutera courage sibyo. Ubwo ako kari gaciyemo ngiye kubibwirira rero no muti w'umuhaha. Ikintu tugiye kuganiraho bantu tukwiye gusubira kuri gakondo, umuti bita isogi. Turayizi abantu ba kera bayiryaga bayigeretse hejuru n'ibishyimbo. Abakecuru niyo mpamvu ubona bakomera, niyo mpamvu ubona barama. Bakoreshaga ibintu by'ibyaremwe. Naho twebwe turakoresha amasarisa, amakonfitire, tugakoresha harya babyita ngo kiwe amaformage, tugakoresha ibintu byose byagiye bica mu nganda. Kera bakoreshaga ikimuri bacunze mu gisabo, ivuta rikaba ari ivuta bakarishyira mu bishyimbo umuntu akarya. Muri za 80 turabyibuka. Kari agaciye. So rero isogi ni umuti mwiza guhera ku rurabyo kugeza ku muzi. Uti rero nzivura umuhaha gute nkoresheje iki? Umuhaha uzawuvurwa no gukoresha imizi. Ufata umukamato w'imizi y'isogi ukawuronga, then ukawusekura. Uwo mukamato, nimvuga umukamato njya nkunda kubabwira imikamato mukambwira ngo umukamato ntawo tuzi, dore ni gutya sibyo, mu ntoki ibintu nyine byuzuye ibiganza babyita umukamato sibyo. Noneho nurangiza gusekura iyo mizi y'isogi ukamure, ushyire ikijojoba kimwe mu gutwi k'umuntu urwaye. Turi kumwe, turi kugendana. Noneho nurangiza ukore mu gitondo na nimugoroba, iminsi 7 umuhaha urabugiye pe cyane. Ndaza kubabwira undi muti, ngiye kubanza kwivugira ku muti w'isogi icyo uvura. Iyo tugiye rero ku mababi y'isogi, amababi turi kujyana. Wa muntu urwara ngo diske ngo uzi umugongo ze ngo reka ngo zarafungutse ngo zagize gute, mu mbaraga Imana yaremanye ibyaremwe, nukuri wakira na bya bindi byananiranye, na bya bindi wagiye kwivuza ugatanga amafaranga menshi ukibonera ino video ugakira. Nase simfite ubuhamya. Mujye musoma ubuhamya n'abantu batankurikira kuri TikTok, mujye mujyayo, niho haba abantu benshi. Urumva hano nimba nkurikirwa n'ibihumbi 60, TikTok ibihumbi 100 turi kubikabakabaho. So jyayo ureba abantu benshi kubera ko ari utuvideo tuari dutoya, barabikunda bagatangamo n'ubuhamya, abenshi barabikurikira. Ariko naha mfite abantu bavuye kuri TikTok sibyo. Ndabashimiye. Niba utarakanda subscribe ndabikwibukije, yikande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye kandi byiza sibyo. Kandi mumbabarire nari ntinzemo gatoya, hari hashize iminsi n'abahereza video ariko nagarutse sibyo. So rero
ndagira ngo nkubwire ngo jya ushirika ubute wivurisha ibyaremwe bizemera. Noneho tugiye ku mababi. Ese amababi azavura umugongo gute? Nanone ufata umukamato w'amababi ukayasekura. Noneho iyo umaze gusekura ayo mababi uyomeka ku rutirigongo ahantu uri kubabara nyine, kuva hejuru kugeza hasi. Noneho bikamaraho hagati y'iminota 15 na 18. Urebe ku isaha, sibyo? Noneho ushyireho inshuro imwe, ntuyirenze, inshuro imwe ku munsi. Ubikora iminsi 3 kuri umugongo wawe uzaba wakize. Uzabikora uzambwira, sibyo? Tuvuye ku mababi, tuvuye ku mizi, none se twagenda tutavuze noneho ku ndabyo. Indabyo z'isogi. Indabyo rero nazo ufata umukamato w'indabyo, byose ni umukamato byuzuye urushyi, sibyo? Gutya ukuzuza urushyi ukawusekura. Noneho ukawomeka ahantu harwaye ibibyimba, ahantu hari ibisebe, ikibyimba kibeneka. Warangiza nturekere ahubwo ukomekaho nanone indabyo. Ibi bizatuma bya bisebe mwita imifunzo, mbibutsa ko na bya bisebe bitajya bikira iyo ufashe amababi y'igicumucumu. Kuri twabonye ko gikiza ibintu byinshi igicumucumu na sinezite. Rero no ku bisebe by'imifunzo, iyo ufashe amababi y'igicumucumu ukayasekura ugashyira ku gisebe cyanze gukira, nta kabuza kirakira. Cyangwa ugafata amababi y'igicumucumu yumye ukayacana, uwo mwotsi ukawuka ku gisebe cyangwa se ukawuka harwaye, nubwo byaba ari imyuka mibi birashira, sibyo? Uzabikora uzambwira. So rero izi ndabyo nazo uzomeka ku bibyimba, hanyuma ukabasha gukira, bikabasha kumeneka. Kandi iyo ukunda gukoresha isogi, ntabwo ibibyimba byongera bigaruka, urabifatirana ntibigaruke. Noneho ukabikora buri munsi kugeza ukize kuri ibi bibyimba n'ibisebe. Ubikora buri munsi kugeza ukize. Ibi bintu nubikora rero, nta kabuza uzaza kunshimira cyangwa se uze utanga ubuhamya abandi nabo bivure. Hari n'akandi katsi gakunda kuba hafi n'ibishanga bita umubuza. Umubuza nawo utuma zanjereri wumva mu gutwi kwawe, sibyo? Zanjereri wumva mu gutwi kwawe zishira. Ufata umubuza ukawuvuguta, noneho warangiza ukagira gute, warangiza ugashyiramo akajojoba kamwe buri munsi mu gitondo saa sita nijoro. Ubwo ni utujojoba 3, sibyo? Ibi nubikora amatwi yawe akananirana, uzazumbwire. Ibi nubikora wa mugongo wakuzonze, wumva urutirigongo rurenda guturika, wumva urutirigongo rujegajega, wananiwe guhaguruka, uzabikore uzambwira. Ndasaba Imana yabantumyeho iherekeze iyi sogi, ikore ibyo nge ntabasha kuvuga, inabavura ibindi. Nibyo mbasabiye, kandi mbifuriza kugira amagara mazima. Nubwo Satani atuburabuza akaduteza indwara, ariko mu ijuru hari Imana ikiza. Mwizere muzakira. Ndabakunda Imana ikandusha.